So nyakubahwa perezida wa repubulika amaze kumenya ko arwaye kansa yagiye mu Buhinde, yahise amutumaho ngo agaruke, amubwira ndashaka kujya mu Budage, amubwira n'ivuriro ryajyamo, ajya kugenda yaranze. Mu by'ukuri Joseph yageze ahantu aravuga ati I'm tired. Buriya mu 1990 bajya gutera yabaga Mbare nk'uko babivuze, ngewe ndi Kampala, ngiye kubona mbona abandi bose babaturanye, abasirikare twari duturanye, abagore babo barabizi ko bagiye gutera. Noneho ndangije ndamutelefona ndamubwira nari go kutampamagara ko Z option yageze nkaba mbona ntacyo urimo kuvuga. Aravuga ngo ngaho ngwino. So ndurira njya Mbare, ngeze Mbare nsanga barimo kwimuka nyine baraza. So urumva abandi babwiye abagore babo, ngiye ntabwo yigeze ambwira. Ndabashuhuje. All protocols observed. Murambabarira, ndumva kuvuga nyuma nasanze ibintu byose byo nakavuze ku mugabo wanjye bandusha kumumenya. Ngo rero ndavuga biki, ariko murambabarira mbanze nshime. Nagira ngo nshime Kardinali Kambanda waduturiye iki gitambo cya misa. Nongere nagushime ko ejo bundi waje mu rugo ukadufata mu mugongo. Ndagira ngo nongere nshimire Musenyeri Rukamba. Ni byiza ko twifatanyije nawe muri iki gitambo cya misa. Ndabizi ko Joseph yari inshuti yawe, ntabwo mwaherukanaga, ariko mwakoze cyane kuba mwaje tukifatanya nawe kumuherekeza. Padiri Inchi Matata, sinzi ukuntu ko nagushima ko buri gihe iyo dukeneye misa tugucamo tugutunguye ariko ukabidukorera. Biranshimishije rero ko turi hamwe nawe. Karemera yari inshuti yawe cyane, nawe nimwaherukanaga, ariko ko mwaje kumusengera ni byiza. So murakoze. aba padiri bandi namwe ndabashimira, ntabwo mwebwe tuziranye murambabarira, ariko ndabashimira ko twafatanyije. Ikindi rero nagira ngo nshime Imana, nshime Imana kuba tugihumeka. Nshime Imana ko Karemera nabanye na Karemera iyi myaka yose. Yewe hari abantu bambwiraga ngo ariko ngo ana ko mbona ukomeye rwose. Ndakomeye kwaye nagize Imana yo kumugira igihe kinini. Hari benshi batabishoboye. Nagize Imana yo kumugira amabana beza nk'aba. Ansigiye abana 7, ansigiye ibintu ndumva nta kibazo rwose. Yarakoze kandi kuva arwaye tukimara kumenya ko ari kansa, mbese byari 2011, yajyaga abona nawe ntiyabitekerezaga, akabona ala losing weight, ibiro kandi areba ntacyo arwaye. Hanyuma agiye kwipimisha kuri Faisal baramubwira ngo ni kansa. Yanga kubyemera, sinzi ahandi yagiye, ngira ngo niba ari somewhere Butare cyangwa nshobora kuba mbyitiranya ariho batwaye ibyo bipimo. Abaganga bari ahangaha baze kunkosora muveresure n'inkora ikosa. So arangije rero aje aravuga ati bakonfaminze ni kansa, bamwohereza mu Buhinde. Hanyuma niho nshaka kugera kugira ngo
shimire nyakubahwa perezida wa repubulika. Bagiye babivuga benshi n'abana banjye babivuze nijoro, ariko nanjye reka nshyireho akanjye. Denis arambabarira, yavuze ngo ibyo bavuze ntitubisubiremo, ariko urambabarira mvuze nyuma bya bindi byose babivuze. Nyemerera rero nshimangire kuko nibyo wavuze kudashaka gushimangira. So nyakubahwa perezida wa repubulika amaze kumenya ko arwaye kansa, yagiye mu Buhinde, yahise amutumaho ngo agaruke, amubwira ndashaka kujya mu Budage, amubwira n'ivuriro ryajyamo. Turagenda tujyayo, twamaze y'amezi 6, bamukorera transplant. Yarwaye kansa yitwa multiple myeloma, bamukorera transplant. Turagaruka rwose tumara imyaka 4 nta kibazo. Arangije nyuma y'imyaka 4 iragaruka, agira relapse. Nanone perezida aravuga ati subirayo, ni ibitaro byiza aho mu Budage, subirayo bakuvure. Asubirayo, naho barongera badukorera transplant ya kabiri. Noneho umuganga aratubwira ati niyongera kugaruka byo ntago nakongera gukora transplant. So ubwo turaza aba neza, ngira ngo mwajyaga muhura nawe. Ubwo urumva 2011 nibwo twagiye, 2015 turagenda, 2019 turongera turagenda. Ubwo urumva hagati y'imyaka 4 n'5 yabaga yagarutse. Ubu ni 2024 yagarutse nanone. So ubwo this time twagiye Taki, nuko baramuvura, ariko ajya kugenda yaranze. Mu by'ukuri Joseph yageze ahantu aravuga ati I'm tired, ubu burwayi I'm tired, ntabwo nshaka kongera kuruhanya, ntacyo batakoze ngo bamvuze, sinshaka kongera kuruhanya kugira ngo ngende. Hanyuma Rutatina, General Rutatina, ndagira ngo mfatireho n'iyi chance yo kumushimira. Mu by'ukuri General Rutatina, Dr. Pacifique, Rutatina nka family yarazaga, niwe yumvaga akamubwira. Noneho kuko twebwe yaraturizoningaga, akatuzanira bya medicine akatubwira ntacyo tuvuga. So Rutatina we yaramushoboye, yamubwira icyo akamubwira icyo atoya urajya kwivuza. Ndenda gushimira na General Bagabo, umunsi twamukuye mu rugo tumujyana Faisal. Ubwo Rutatina yari amaze iminsi 2 aje, aramukonvisinga ko agomba kujya kwa muganga hanze, kandi aravuga ati ntago nzajyayo, ndarushye kandi igihugu cyaramvuje, ntago nshaka kongera kuruhanya. Anyway, ariko finally na Dr. Pacifique nawe niwe muganga we aza kumudufasha. Ubuyobozi bwacu buradufasha, nabushimire Minadef rwose, ndabashimira cyane. Abo baradufasha tujya kwivuza. Muri abo abaganga be bari 2, yari Dr. Damas from Faisal na Dr. Pacifique. So tujya rero noza Taki. Tugeze Taki, ubundi n'impamvu yagiye noza yari yaragize fractures mu mugongo no mu pelvis bones, sinzi mu Kinyarwanda nezi mu kibero n'iki. So ntabwo rero hano bari bubishobore, niyo mpamvu twanagiye tugenda tugiye kuvuza ibyo. Tugezeyo baramubaga, nta nubwo batinze, bamubaga mu mugongo. Umugongo bamaze kumubaga nkaho icyumweru kitarashira, baba bamubaze mu bibero, bashyiramo imisumari. So he couldn't take it.
byamubereye byinshi cyane byaje byihuta ngewe niko nibaza anyway yaje rero kurwara agiramo na infection noneho biba nabi ananirwa kurya ananirwa kugira gute arangiza turabizi ati iyi mvura muhetira nzonze nuko ndamubwira ntihangane ubwo bakuvuye biriya none ugiye gutaraka kuko ubwo twagiye yari atakibasha kwicara yabaga aryamye agaramye ndavuga nti ubwo bakuvuye mu mugongo nubasha kwicara urabasha kurya urarya neza uratangira walking n'ubundi n'ukuri ku buriri bisanzwe anyway cut the story short ubwo byaranze ntacyo byamufashije aratangira akajya aruka ari abantu bambabarire benshi bajyaga bantelefona hano nkananirwa nkabareba ubuse mubeshye kandi ko numva ntari bumubeshye nkabihorera nkanga gufata telefone cyangwa abantelefona nkababwira ngo turaho Kamiri yanterefonaga buri munsi Kamiri nk'ubu mu gitondo agatelefona akongera agatelefona saa 6 akongera agatelefona saa 8 ndavuga buse ndamubwira iki mvuyeho ndabihorera abantu ba Kigali ndabihorera ko nabonaga ari ukubabeshya ubwo rero nyuma mu minsi ya nyuma ubwo nihuse yabaye nabi turi hamwe n'injoro arambwira ngo anafata intebe uze wegera hangaha mu cyumba cyo muri ward habagamo intebe yabaga igitanda n'injoro nkaryamaho noneho nari ndyamyeho ari ku buriri bwe noneho arambwira ati ngwino hano ndaza ati zana intebe wicare noneho arambwira ati Ana are you listening Nigo ati take over ndavuga what ati take over ati ntabwo unyumva you don't understand English ndamubwira nabyumvise arangije agira gutya ngo kandi nturire ngo ndakuzi don't cry noneho yavuze gutyo ubwo buranyica Dr. Butera yari yongiye yaje kwivuza na General Kabandana nsubiye inyuma yarambwiye ngo hamagara bari abana biwacu hari ibintu utari bushobore hamagara bari abana biwacu ko Rukabandana noneho ndabahamagara mbwira Kabandana ariko kubera ko yari yagize infection nabwo ntago bamwemerera guhura n'abantu niki ko Rukabandana General Kabandana ndamuhamagara ndamubwira nti nukuri kw'Imana nti noneho arapfuye ngira ngo ndabimutekerereza atinya kuza kuko nyine nawe arimo kunywa imiti yajyaga kwandura aravuga ati reka nohereze Butera Dr. Butera araza ubwo biguma aho ngaho araza arandeba n'iki arambwira ati hangane turakomeza arangije aragenda nawe yari ku miti birangiye rero ubwo araryamye mu gitondo ndamubaza ntariko ibintu wambwiye nijoro urabyibuka ati ntayishuwa ati sinakubwiye ngo take over okay ni sawa ubwo rero ibyumweru byakomeje nyine yagiye aba nabi abaye nabi agera hajya muri ICU noneho nkabibwira uwo nari mfite yari General Kabandana ari abanyarwanda benshi barwaye so General Kabandana yaramfashije cyane rwose sinzi n'ukuntu zamuhema noneho n'igihe nyuma General Mugambage nawe abariyo baramfashije yapfuye bahari so na embassy kure baraza rero baramfasha mbese bifatamo neza ariko hagati aho nagira ngo nshimire abana banjye uko naririya ntabwo twigeze dutekereza ngo haza umwana kudufasha noneho uyu Nadia arantelefona arambwira ati mami ati rero
atumbwira ibyo nzakuzanira ati anytime I'm coming. Ni gute se? Ati ati twakoze inama n'ijoro, ati duteranya amafaranga, ati turavuga ngo we have to send someone aza gufashe, nago washobora ko you have to sleep kumanywa nibura undi agakora n'ijoro. Noke ntireka ndaza kuza kukubwira. Nurangije mbibwira se, tubitekerezaho, aravuga ati Nadia se buriya yadufasha iki? Ati Nadia atazazarire gusa. Noneho Nadia rero yaraje, Nadia duprovinga wrong, nanabimushimire, arakomera pe. Noneho ajya mu by'abaganga, akaba ari ubabaza. Noneho naho isapfiriye, Nadia ntangiye kurira, araza akajya mfata akankomeza. Ndangije ndavuga umwana ni unkomeje sha, nanjye mbivuyemo ndeka kurira. From that time uziko byananiye kurira neza, nanjye ntabwo mbyumva impamvu ntarira, byaranyobeye. Ariko kimwe ni muri ibyo. Undi ndashaka kongera gushima, ndimo gutaruka ni byinshi. Ndashaka gushima Doris. Uti gute? Uyu afite urugo rwe, ariko uko yazaga mu rugo niwe muntu warebaga akavuga ngo se ngo afite ikibazo, ngo kansi igomba kuba yagarutse. Akambwira ariko akavuga ngo ntabwo ureba ukuntu ko arimo kugenda, don't you see how he walks? Ngo no, buri gihe ugasanga rero niwe utwibutsa, niwe uza akarwana na se n'ibyo ngibyo byo kwivuza. Ikindi, abana muri rusange bose ndabashimira, barakomeye pe, naho se apfiriye barakomeye, bari mu kazi nk'abandi kandi bamubaye hafi. Bamwe bari barimutse baba muri ghettos, ariko babonye arwaye baragaruka turabana. Ibyo rwose ndabibashimira. Ikindi, ubundi ngamvugeho ibintu bikeya kuri ndashaka gushimira timu yari iyobowe na Kagaba na Benjamin. Bikimara kuba abo bana bari organizinze, of course under the authority of Colonel Kamiri and General Rutatina, babagari bahari aribo babaha umurongo. Bakoze ibintu byinshi kugira ngo ubingiye ubwo tuba turaha n'ibyakozwe ejo n'igihe cy'inyuma rwose babigizemo uruhare, ntago baryama. Nagira ngo mbashimire iyo team yose, nephews and nieces ba Karemera nabi wacu. Thank you so much. Nabirebaga nkabona ko mwakoze. Undi nenda gushima nabibagiwe. Reka nshimire inigeno abantu bose badutabaye, twabanaga hariya, n'abadutelefonaga tuririya, n'abadufashije mu kazi runaka kugira ngo tubashe kujya kwa muganga. Ndagira ngo mbe bashimire rwose mbikuye ku mutima, ntagiye gusingolinga out one by one. Hanyuma rero icyo ndagira ngo mvuge kuri Karemera wa mugani, hari ibintu bavugaga byuko yakundaga igihugu. Nanjye icyo natangaho ntuza examples ebyiri byo gukunda igihugu. Turi South Africa, ari ambassador yajyaga azana abana agakora inama n'abana b'abanyeshuri bari South Africa, akababwira ngo ngo mugende ngo mwibiri ya technology ngo muyizane, ngo ntimuzaryame, mugomba kuzana iyo technology mu rugo. Ikindi kinyereka ukuntu ko yakundaga igihugu, niyo yabaga arwaye, ubwo turi mu Budage twivuza, yaravuze, yabwiye amaze gukomera, abwiye umudokita, umuprofesa wamuvuraga, atariko professor ati mwareze tugakora partnership, ati mukaza mukajya muvura, ati iri vuriro ryanyu ni wacu,
tukajya dukorana ati mukatuvurira abantu ati kansa ataho kugira ngo tujye tuzi. Professor aramubwira ati Joseph ati uzabanza ukire, banzukire then we'll talk about it. Ubwo twavuyeyo nyuma dusubiyeyo Joseph arongera arabimubwira. Professor aramubwira ati no, uzabanza ukire then organize it. So ubwo nyine urumva mu igihe cyose yabagatekerereza development y'igihugu cye. Hanyuma ikindi kintu yagiraga ubwo ibyo ni addition to ibyo abandi bavuze. Kuntuza rero ku ikindi yagiraga ibanga rikabije pe. Buriya mu 1990 bajya gutera Amagambo nkuko babivuze, ngewe ndi Kampala, noneho ngiye kubona mbona abandi bose babaturanye abasirikare twari duturanye, abagore babo barabizi ko bagiye gutera. Ngewe nkamutelefona nkamubaza ntambwire. Ubwo ku munsi wa mbere hasigaye nk'iminsi 2 ngo batere, abandi babimenye umunsi umwe. Noneho ndangije ndamutelefona ndamubwira nari go kutampamagara ko Z option yageze nkaba mbona ntacyo urimo kuvuga. Aravuga ngo ngaho ngwino. So ndurira njyambare, ngeze Mbare nsanga barimo kwimuka nyine baraza. Urumva abandi babwiye abagore babo, ngiye ntabwo yigeze ambwira. Ejo bundi arwaye ari muri ICU. Nadia yarari muri ICU, umudokita je aramureba aramubwira ngo you are his daughter, you are her daughter. Ati se atuba muri Istanbul. Onda toya ati ati uba hehe? Onda ati naje kureba papa. Ati sukora iki? Nadia atangira kuvuga ataramubwa aturiga. Onda ati ndakora. Atukora iki? Noneho ise kandi yararembye atagize. Noneho abwira Nadia, arambwira bwira Nadia navuge karaza gutanga amabanga yacu. Ati ubu bugabo ntabwo wabumenya turimo. Ati noneho umwana akomeza avugana na doctor. Noneho abani comfortable kandi atabasha, ameze nabi mu buriri, ashaka ukuntu ko yabidobya agira gutya kubita. Noneho tubana kubasha gukura Nadia, ariko Nadia nicyo yari yavuze kubera ko akora, ngira ngo ahakora yumvaga ahari ibintu ashobora kuvuga wenda bari bagafata. So ibyo rero ndabireba nsanga ni ikindi kintu. Amasaha yagiye. Okay, okay. Mutubabarire gato, turacyakomeza kumva Ana arangiza byatubwiraga, ariko nyiri cyubahiro Kadino arashaka, afite isafari mu kanya agiye ku kibuga. Nagira ngo tumwemerere agende indege itamusiga, hanyuma dukomeze n'imihango twarimo. You can fit. Okay, anambwiye ngo nawe reka bigabanyirizaho, wenda turaza kugira undi mwanya hatoya. Reka dusabe isengesho rikurikire, noneho tuze kwemerera Kadino agende, hanyuma Akamiri araza kuturangiriza amagambo twatangiraga ahangaha.